banyakubahwa baminisitiri bayobozi b'ibigo ndetse na za federasiyo zitandukanye, imiryango ifite ababyeyi, abana, abo mwashakanye, babyara banyu, bakuru banyu, barumuna banyu n'inshuti, twibuka bakoreraga izi nzego. Ndagira ngo ntangire mbakomeza kandi mbifuriza kuramba. Ntabwo byoroshye, ariko menya n'umwaka ushize narabivuze, birangora ubundi ngira imbaraga, ariko amazina menshi azenguruka hano ndabazi babantu bibiri bya gatatu. Ni generation yanjye, ni abantu bamwe twiganye, abandi twabanye mu buryo butandukanye. Ntabwo binyorohera, ariko niko tugomba kubigenza. Nyirahonora nuko umwanya utabonetse ngo babwire impamvu yiswe iryo zina. Ntabwo ariko yitwaga. Yiswe Nyirahonora kubera yuko leta y'abahutu ntabwo yashakaga ko yiga nkatwe twese n'abatutsi bose. Aravunika mu mashuri, biza kuba ngombwa yuko abantu b'inshuti n'umuryango bamwimura iwabo, banahindura izina rye, bamwita Nyirahonora. Yaritwaga niwe muto, kugira ngo bajijishe boye kuzamenya ko ari wa mututsikazi bamaze imyaka bari mu ishuri. Abibona atyo, aragenda ariga, birakunda. Bavuze Bizimungu Dieudonné na Mbabazi Agnes. Nagiraga mukuru wanjye Katabarwa bakundaga cyane, buriya ziriya ndirimbo ndazizi. Twajyaga tuziririmbana ntarababona. Hanyuma mu gihe cyashize, menya ari hashize imyaka nk'ibiri, nta nubwo nari nzi ko ari musaza wa Theophile turaziranye. Mbona mwana wari kuri televiziyo, sinzi ko ari umwana we warokotse. Ndafotora ndaboherereza, nuko namenye amateka, ariko nabyo biranezeza. Kiriya cyongereza rero buriya umurundi nako yamwirukaniye. Nabwo njya mbisetsa abantu, icyongereza numva gike, yangerageza kumva no kukiga ndi umusaza. Ubundi si ndi umuswa. Nabwo cyananiye kuko wavuze umurundi, binyibutsa umurundi wangishije muri Tronkome. Yaciye mu isomo ry'icyongereza imyaka 2. Twakiga imyaka 3, ubwo namaze imyaka 2 ntakiga, niho umwana atangirira kwiga icyongereza. Nuko icyongereza cyananiye, ubu ngwana nacyo ngana gutya, kubera umurundi wansanze iwacu. Ansha mu isomo, yageze akambwira ati if I come you go out. Ibyo narabifashe. Reka noneho tujye mu kiganiro. Ikiganiro rero gitangwa kugira ngo muri gahunda yo kwibuka kiba kigamije ibintu bibiri by'ingenzi. Icyambere ni ugusobanura imvano, impamvu nyampamvu, intandaro y'urwango. Urwango, ingengabitekerezo ya jenoside, irondabwoko ryatumye abanyarwanda bamwe ariko benshi b'abahutu bigishwa ko abatutsi atari abanyarwanda nkabo, ari abagome, ari abanzi b'igihugu, badafite uburenganzira bwo kubaho, kandi bakabarimbura. Kubarimbura byabaye proje, umushinga. Nkuko mu nzego zacu twiga imishinga, dukora planning, dukora igenamigambi ry'iterambere, rya siporo, ry'umuco, ry'inshingano mboneragihugu, aba nabo bakoze igenamigambi rya jenoside. Bifite rero uko byatangiye, bifite uburyo byigishijwe, ibyo tugomba kubimenya. Icya kabiri no kugira ngo bidukosore, biduhanure. Abenshi muri mwebwe hano ni muri bato, ni nabyiza. Ntabwo politike y'irondabwoko, ivangura n'amacakubiri yatumye jenoside yakora abatutsi baho ntimwayimenye kuko ntimwayivukiyemo. Ni amahirwe. Ni ukugira ngo rero abayimenye n'abatarayimenye turinde ibyiza u Rwanda rumaze kubaka nyuma ya jenoside yakora abatutsi. Ngo utazi yava ntamenye yajya, kandi ngo ntakabura imvano. Ni ngombwa rero, nicyo iki kiganiro kiba kigamije. Uyu munsi ngitegura, nagiteguye ejo, mu mutwe wanjye hamaze iminsi hazamo ingingo nyinshi numva nabaganirizaho. Icyemezo nagifashe ejo nkijyanisha, ndajya mu mateka rwose ya kera. Impamvu yabinteye ni iyihe? Impamvu yabinteye nuko hari
ikiganiro kimaze iminsi cyaranyuze kuri radiyo imwe n'imwe ziriya zateye zivugira kuri YouTube, kivugwa n'umwanditsi umusizi witwa Gasimba François Xavier. Birashoboka ko muri mwebwe hari abantu bigishije, bambwiye ko atakigisha ariko yanditse ibitabo byinshi. Naramwumvise avuga ikiganiro, najyaga i Nyanza ahantu bitwa Nyabinyenga, numva ibintu avuze mpagarika imodoka kuko narikanze. Ntabwo nari nzi ko hari umuntu wize uri mu Rwanda umuhanga umaze imyaka ukigisha ushobora gutinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo yavuze. Yavuze iki? Yavuze ngo ibintu bibiri. Cyambere ngo manifeste, inyandiko ya manifeste y'abahutu yo muri 57 ngo nta kibi kirimo. Nta kibi kirimo. Mbanza kugira ngo sinumvise neza mpagarika imodoka kuko icyo kiganiro cyari cyabaye ku munsi wabanje abantu bakinyohereje, ndongera nsubiza inyuma ndabyumvishonyeshe. Icya kabiri ati yicwa ry'abatutsi muri za 59-60 nibo ba nyirabayazana. Ntiyakoresha iryo jambo, yabivuze mu gifaransa ngo la violence appelle la violence, ngo bari barabanje gukorerwa urugomo abahutu rero ngo n'Imana z'u Rwanda bishe bihorera ku bugome bw'abatutsi. Ariko se hari n'ibindi, ariko navuga ni ibi. Kandi yasobanuraga igitabo cye yanditse kinini, nagisabye Masozera barakinyohereje, ndiho ndagisoma sindakirangiza. Noneho icyo nicyo cyatumye ejo mfata icyemezo nti reka aba bantu b'inzego dushinzwe, kuko no mateka tuyashinzwe, nze kubaganiriza ku iyo nyandiko yitwa manifeste y'abahutu, umwanditsi umuhanga witwa Gasimba uvuga ngo nta kibi kirimo. Ni sibyo, ni ibinyoma. Iyo nyandiko reka tuyisesengure. Inyito yayo yose iri mu Gifaransa. Inyito iravuga ngo note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda. Iraremereye kuba tumva Igifaransa ni kirekire, ariko nyisobaye mu Kinyarwanda ijambo kurindi nagerageje kutagira icyo mpindura pe. Iravuga ngo inyandiko ku ngingo y'imibanire ku kibazo cy'amoko ari mu Rwanda. Icyambere kibi kirimo ni iri jambo bakoresha yitwa race. Mu Kinyarwanda race nta gisobanuro cyaryo kibaho, no kuryita amoko si cyo bivuga. Race kugira ngo musobanukirwe bivuga itsinda ry'abantu bafite ibyo bahuriyeho bonyine. Niba uvuze race hutu, ubwo uvuze ko iyo race hutu idafite ikihuriyeho na race tutsi, ko race tutsi ifite ibiranga byayo byihariye bidafite aho bihuriye n'indi race, ko race twa nayo ifite ibyayo biyiranga, inkomoko isoko ryayo, nicyo bivuga race. Kuba rero muri etimology yayo ngibyo, kubeshya rero ko ngo abahutu abatutsi n'abatwa badafite inkomoko imwe, badafite isoko imwe, badafite icyoko kimwe, imvano imwe, iryo ni irondabwoko ritari mu muco nyarwanda, ritigeze riba no mu myumvire y'Abanyarwanda. Abanyarwanda biyumvaga ko ari bene Kanyarwanda, ntabwo bigeze biyumva ngo n'amoko atandukanye, ko abahutu bari ukwabo, abatutsi bakaba ukwabo, abatwa bakaba ukwabo, bamwe ngo bakaba bafite igihe baziye bakurikiye. No, ibyo byazanywe n'abazungu, abapadiri n'abamisiyoneri babyigisha Abanyarwanda bize mu mashuri yabo, ariko ntibyigeze biba mu myumvire mu myemerere y'Abanyarwanda ko ari abantu batandukanye. Reka da, kuba rero iyi nyandiko yaraje ivuga ko Abanyarwanda barimo race, mwumvise ijambo racial, nicyo cyambere kibi kiri muri iyi nyandiko. Nyakubahwa Professeur Gasimba avuga ngo nta kitwaye kuza ufata Abanyarwanda ukabagira abantu batandukanye, kandi mu myumvire yabo mu mateka yabo bariyifashe nk'abantu bamwe bakomoka kuri Gihanga, kuri bene Kanyarwanda, bakemera Imana imwe, ukavuga ko badahuye. Ngiki cyambere kibi kirimo mu nyito ubwayo, muri etimology, kandi uwo muntu yize indimi. Mbo
aho rero ni ngombwa kuhatsindagira rwose, aho muhumve ni ngombwa. Ndetse abazungu baje mu Rwanda, abambere hageze Kant, ni umudage yari n'umuporo. Buriya Kant niwe, sinzi niba abamasozera babyigisha hariya muri mize yabo, Kant niwe wandikiye abapadiri bera b'abagatulika, yabanje kubabuza kuza mu Rwanda kuko yari umuporo. Noneho amaze kuhamenyera yandikira umuyobozi w'abapadiri bera witwa Musenyeri Gerboin, ati noneho ushobora kuza, atariko icyo mukwiye kuzakora ni muhagera muzarebe uko mwikiza abatutsi. Iyo nyandiko ni mushaka nzayiboherereza mu Gifaransa uko imeze niyo. Uvuga ngo mu mugambi wo kuza kw'abazungu, Kant umuzungu wa mbere wahageze wabaye Ishangi, yumvishije abapadiri ko bagomba muri gahunda yabo kuza bareba uko bazavanaho abatutsi, gukuraho Musinga. Nabyo nazabibasobanurira igihe nikigera. Nabyo Musenyeri Karase n'abakoroni babyumvikanyeho bati Musinga ntacyo dushobora kuzamukorana, tugomba kumukuraho. Barabyandikirana, amabaruwa ndayafite. Bon, ariko aho reka mbihoreye. Abazungu bageze mu Rwanda baritegereje imibanire y'abantu, babishyira mu nyandiko. Kandi kubishyira mu nyandiko byari muri misiyo yabo. Igihe nize mu seminari y'abapadiri bera, nagize neza uko nabivuyemo nshigaje umwaka umwe ngo mbe padiri, kari kabaye. Amahirwe mfite nuko banyigishije byinshi mfite ndabibakesha. Ariko ideoloji yabo harimo ideoloji mbi. Bagombaga rero muri misiyo bari bafite, twiga n'isomo bita misiyoloji, ryavugaga ngo kugira ngo mugende mushobore kuzigisha ivanjiri ya Yezu aho mugiye, mugomba kwiga imico y'aho mugiye, mugomba kwiga imiterere y'abo bantu, mukamenya uko batekereza, noneho mukazabahindura. Ejo bundi nahoze mbisobanura mu kiganiro nahaye abo mujyi wa Kigali bibuka Nyanza ya Kicukiro, bavuga aho bita kuri Sera. Aho bita kuri Sera mwese murahazi, hari hafi ya peyaje. Sera icyo bisobanura ni impine, bivuga Centre d'études des langues africaines. Sera, Centre d'études des langues africaines. Ni ikigo cyashinzwe n'abapadiri bera nyine kigamije kwigisha abazungu bakiza mu Rwanda, kubigisha ururimi rw'Ikinyarwanda, kubigisha imico, imiterere y'Abanyarwanda byose. Naho babyigiraga, kandi bene ibyo bigo byari mu bigo abapadiri bera bose bagiyemo. Bako barorganize cyane rwose. Icyo bakoraga rero bamaze kwiga iyo mico, imiterere y'Abanyarwanda, barabyandikaga kugira ngo babimenye banazabyigisha. Banditse rero mu nyandiko zabo, nta na hamwe bigeze berekana yuko Abahutu, Abatutsi n'Abatwa ko basanze ari abantu batandukanye. No. Dore mbibasomere ibyabo. Bahingere ebyiri kuko ni nyinshi nabaha, ariko urugero rwa mbere, igitabo cya Padiri Robert Pages. Pages nkunda kumuvuga, bajya bakurikira ibiganiro na ntanga mwitoro n'ahandi. Nicyo gitabo cya mbere cyasohotse cyanditswe n'abapadiri bera. Umupadiri wera yageze mu Rwanda mu mwaka w'1908. Aba ku Nyundo niho habaye imyaka myinshi. Igitabo cya mbere cyanditse mu mwaka w'1933. Umva yaramaze imyaka irenga 30 yo guseriva uko u Rwanda n'Abanyarwanda bateye. Igitabo yakise Un royaume hamite au centre de l'Afrique. Dore uko yavuze ibirebana n'Abahutu n'Abatutsi. Ati Umuhutu n'Umututsi ni amagambo adahuye n'inyito zisobanura ubwoko nk'uko tubifata, ahubwo ni inyito zerekana imibereho y'abantu. Ni amazina bahabwa ashingiye ku bukire n'imirimo bakora, ashingiye ku bategeka n'abategekwa. Umuyobozi w'ikirenga iyo abishatse atoranya ibyegera bye mu baturage b'abahinzi, bityo bagahinduka Abatutsi kandi bagafatwa gutyo. Bivuze iki? Bivuze ko Abahutu, Abatutsi n'Abatwa si amoko, ntabwo ari rasi. N'abazungu babivuga niko babisanze koko. Tibishingiye ku mibereho y'abantu, ku byiciro barimo, ku mirimo bakora, ku bukire n'ubukene. Kandi umuyobozi w'ikirenga n'uvuga umwami yari afite ubasha bwo kuba yagabira umuntu, yagabira umuturage agakira, yo wakiraga witwaga Umututsi. Nkuko ubu ngubu abakire batwita ba boss. Niko bimeze. Icyo gihe nta mafaranga yabagaho, ubukire bwari inka. Wabagatunze inka nyinshi,
yabaga ari umututsi ivuga ubukire nicyo byasobanuraga, ntabwo byasobanuraga amoko. Mu myumvire y'Abanyarwanda amoko yari amoko gakondo. Nabwo kandi abazungu barimo witwa Marcel Deltefert mu gitabo cyise Le Clan yagaragaje ko amoko gakondo basanze mu Rwanda yari 18: Abega, Abanyiginya, Abasinga, Abaha, Abenengwe, Abacyaba, kandi abo bose usanga Abahutu n'Abatutsi. Kuko aya moko gakondo niyo yabanje mbere ya byose, yatangiranye n'Abanyarwanda. Iyo umunyarwanda w'umusinga cyangwa umucyaba cyangwa undi wese yageraga ahantu bakamubwira bati hari ni mu Basinga, yajyagayo akakirwa nk'umuvandimwe. Nta mumaze ngo ari umututsi cyangwa umuhutu, no, ni umusinga. Umugesera ugeze mu Bagesera yakirwa nk'Abagesera. Ngurwo u Rwanda uko rwari rumeze. Musenyeri Classe ni rwo rugero rwa rundi ngiye kubaha, muri nyinshi zihari. Hari inyandiko yanditse mu mwaka 1935 yise ngo un pays et trois races, isohoka mu kinyamakuru cyitwa Revue Grand Lac cyo muri Werurwe 1935. nari maze kubabwira. Dore uko avuga ngo bikwiye gushimangirwa ko buri gihe inyito umututsi bidasobanura inkomoko, ahubwo bisobanura icyiciro cy'imibereho, imiterere y'ubukire bushingiye cyane cyane ku nka. Uwo ari we wese w'umutware cyangwa w'umutunzi iteka bamwita umututsi. Ntabwo nkeneye gukomeza gutanga izindi ngero, ngira ngo birumvikana. Hanyuma se Gasimba araza azi, ubwo nicyo cya kabiri ngiye kugeraho, azi uburyo inyito umututsi, umutwa, umuhutu zakoreshejwe mu rwango, zivanywe zambuwe icyo zasobanuraga, zikashinga politika y'irondabwoko rigamije gukandamiza Abatutsi no kubica, zigakoreshwa gutyo, ariko zambuwe uko zari ziteye arabizi. Ariko aje kubeshya ko ngo nta kibi cyari mu nyandiko y'abanditsi b'ingibi, abanditse ko Abanyarwanda atari bamwe, ko ngo nta kibi cyarimo. N'umwarimu wa kaminuza. Twebwe rero turimo hano, hari abigisha za kaminuza, hari abazize. Niyo mpamvu natekereje mvuga nti iki kiganiro ngomba kukibabwira, nkabaha n'urugero rufatika rwumvikana, rutari ikintu cy'ikiganiro kiri mu kirere, kugira ngo twumve ko abazanye ideoloji ngengabitekerezo ya jenoside y'irondabwoko ryatumye interahamwe zivuka zikica Abatutsi, mudakeka ko byarangiye. Hari abakibifite, cyangwa mudakeka ko ababifite bari mu mahanga gusa. Tugomba no gukomeza kurwana nabyo naho, no mu ntiti, abitwa intiti cyangwa impuguke. Bon, nta muntu rero, reka ngere ku ikosa rya kabiri, nkeka ko icyo cyumvikanye rwose. Ikosa rya kabiri cyangwa ikibi cya kabiri kirimo cyo kuvuga cyo kutareba ububi bw'inyandiko ya manifeste y'Abahutu, ni ukutareba ingaruka yateye. Hari inyito yayo mwayumvise, ariko ingaruka y'inyandiko yateye, no kutumva icyo abayanditse bari bagamije, abayihimbye bakayisinya cyangwa bakayisinyisha abandi bari bafite icyo bagamije. Ntabwo ari inyandiko yahubutse gutyo gusa. Iyi nyandiko kuyandika byatangiye, ibitekerezo bizana irondabwoko byatangiye mu mwaka w'1956, kubera ko mu myaka y'1956 muri Afurika muri rusange, ariko naho mu karere k'ibiyaga bigari, muri Kongo, i Burundi, Tanzania, hari Abanyafurika barimo Patrice Lumumba, barimo Rwagasore, Gikomangoma, Rudahigwa, Nyerere, batangiye gutekereza ku bwigenge bwa Afurika. Bavuga bati Abanyafurika tumaze kugira ubukure, natwe tugomba kwigenga, ubukoroni bukagenda. Noneho umwami Rudahigwa na bamwe mu bari bagize inama nkuru y'igihugu, inama nkuru y'igihugu yakoreraga ibwami, yari nka Sena y'iki gihe, batangira no gutekereza uburyo nabo basaba ubwigenge bw'u Rwanda. Bandika inyandiko rero, banditse inyandiko bandikiraga Ababiligi, bayita mise au point. Mise au point ni nko kuvuga ngo uko tubyumva, uko tubibona. Muri mise au point basabaga ibintu ibikwiye kwitabwaho. Basabaga ibintu nka bitatu. Cyambere mu miyoborere basabaga ubwigenge bw'igihugu, cyo cyambere cyari gikomeye basabaga. Bagasaba gushyiraho gahunda iteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage bose. Bagasaba gukuraho indangamuntu zirimo amoko no kureka gukoresha ijambo ubwoko.
bandikaga mu ndangamuntu, bagasaba ko umwami n'inama nkuru y'igihugu bikwiye guhabwa ububasha bwisumbuye mu miyoborere, kuko umwami bari baramwambuye ububasha bwe n'itorero barariciye. Bagasaba ko mu burezi hakwiye kujyaho ibintu bibiri. Icya mbere, gushyiraho amashuri menshi abana bose bashobora kwigamo nta kuvangura, kuko mu myaka ya mbere abazungu batoranyaga cyane cyane abana bavanye mu miryango imwe n'imwe y'abatutsi, si mu batutsi bose, babavanaga cyane cyane mu banyiginya no mu bega. Abatutsi bari ku ngoma, abana bo bakaba bashyira mu mashuri, abandi bose bagasigara. Ibi basabaga ko bivaho. Bagasaba kandi yuko u Rwanda ruhabwa kaminuza. Nta kaminuza yabaga mu Rwanda icyo gihe, kaminuza yabaga muri Kongo. Kaminuza ya mbere abazungu bayubatse Lubumbashi, u Rwanda nta rwageraga icyo gihe. Mumva ko basabaga ibintu bizima. Ibi rero abakoroni babyumvise ntabwo babishubije. Inyandiko ya mise au point ntibigeze bayisubiza, ahubwo bashyigikiye itsinda rindi ry'abahutu bize mu iseminari, baba ari bo bandika inyandiko yiswe manifeste y'abahutu igamije gusubiza ya mise au point. Ariko noneho no mu gushinga iryo tsinda, inyandiko yanditswe n'abapadiri b'i Kabgayi, Padiri Dejemepe afashwa na Eugène Renote. Eugène Renote yari i Nyanza muri Collège ya Kristo Roi, Arthur Dejemepe ari i Kabgayi na Musenyeri Perodin. Noneho bashyiraho iri tsinda ry'abahutu bari bizeye bazi benshi cyane bakoraga i Kabgayi. Noneho babandikira inyandiko banabumvisha yuko bagomba kubafasha bakavanaho abatutsi bari mu nzego, ni ukuvuga ko abatutsi bari barize bigishijwe n'aba bantu, bagashyira parime hutu n'abahutu ku butegetsi. Babandikira iyo inyandiko barayibandikira bayibashyiriraho ngaho, ariko ifite intego. Iyo ntego rero kwari ukuvuga ko ari abahutu bagomba gusimbura abatutsi ku butegetsi. Byoroshye mbyite gutyo. Nguko uko ikibazo cyari cy'imiyoborere y'u Rwanda mibi bagihinduye icy'amoko yo guhangana kw'abahutu n'abatutsi, kandi bitari byo. Ikibazo nyacyo cyari imikorere mibi y'ubukoroni bwakandamije abanyarwanda, ntabwo cyari cy'abanyarwanda ubwabo. Aba bantu rero icyo bagombaga guhindura ni iyo mikorere mibi y'ubukoroni. Iyo babyumva gutyo, nta rwibutso nk'urwa Gisozi ruba ruhari, ntituba turi muri iki gikorwa, kuko nta jenoside iba yarabayeho. Nanababwiraga yuko ntabwo ari abatutsi bose bajyanywe mu mashuri. Narebye nsanga nko mu bashefu bariho muri 57 iki gihe inyandiko yandikwa, abashefu bari 45. Mwaba bashefu 45, abashefu ni nk'abameya b'iki gihe, kugira ngo mwumve inyandiko nako terme. Mwaba bashefu 45, 31 bari abanyiginya. None ubwo numva ko bahwanye na 68 n'ibice 5%, abega bari 11 n'ibice 2%. Bivuze ko cya kindi cyitwa ubutegetsi ntabwo cyari kikube n'abatutsi bose, bwari umubega n'abanyiginya. Ariko aba baparime hutu babitiriye ngo abatutsi bakandamije abahutu. Murabyumva ko ibi nabyo bitari byo. Ibi kandi manifeste y'abahutu nibyivuga ya yindi ngo idafite ikitwaye. Bon, abo bantu rero bayisinye n'abantu 9, ariko bayanditse maze kubabwira nabo padiri 2. Abantu bayisinye 9 muri bo bari 7 bavukaga muri prefecture ya Gitarama. Umva ko baravuka hamwe. 2 nibo bonyine bavukaga i Butare, Joseph Habyarimana Gitera n'uwitwa Isidore Nzeyimana. Ubwo ndababwira isano bari bafitanye abantu. Uretse naba bavukaga i Butare, Gitera yari umukozi wa Kiliziya Gatolika, yari bamwitaga trésorier général adjoint. Nukuvuga yari umubitsi wungirije wa vicariat ya Kabgayi. Umubitsi ni nkuwa kugira inyito ni yese ni nka PS wa ministeri, ariko chief budget manager. Yari chief budget manager wa vicariat ya Kabgayi. Kugira ngo mwumve vicariat ya Kabgayi cyari cyo, mudakeka ko ari diocese nk'iyubu ngubu. Icyo gihe vicariat ya Kabgayi yaturukaga ku Rusumo ikagera mu ishyamba rya Nyungwe, aho akarere ka Nyamasheke kagabanira na Kanyamagara. Aha hose turi Kigali, za Rulindo hariya, Gitarama, Gikongoro, nabazu turere vicariat ya Kabgayi yari ibumbyemo n'uturere 18. Mwumve ko rero yari ifite power ikomeye. Gitera niwe wari trésorier général adjoint, umubitsi mukuru wungirije, yari afite amafaranga. Ndetse icyo ntimwari mukizi mu muzi ku nyandiko z'urwango,
buriya Gitera niwe munyarwanda wa mbere kuko yarakize, niwe munyarwanda wa mbere wahaye umuzungu akazi muri entreprise ye, umuzungu witwaga Hubeni. Noneho yarakize rero Gitera. Mwumve ko ntabwo yanditse iyi nyandiko nk'umuntu usanzwe, yanditse nk'umuntu wize mu seminari ariko n'umukozi wa Kiliziya Gatolika. Nagira ngo mucyumve, ntabwo ni gishya kuri benshi. Ikindi bahuriragaho rero aba bantu banahuriraga mu miryango, mu mashyirahamwe. Amashyirahamwe hari ibyo mumaze gufata cyane kuko twarivuze kenshi, iryitwa Mouvement Social Muhutu, ihuriro riharanira iterambere ry'abahutu, bagahurira mu ishyirahamwe ryitwa Trafipro, bagahurira mu muryango wa Kiliziya Gatolika witwaga Regio Maria. Ibi byose byari bikabgayi. Iyo rero babaga bari mu kiruhuko cya saa sita baganiraga politike, baba bari mu misa bakaganira iyi politike, baba bari muri iyi miryango mu nama zayo bakaganira politike. Ibi byose rero ni ikabgayi, niho byandikiwe, niho byakorewe. Murumva iyo ntego uko yari imeze. Ikindi bahuriragamo abenshi, cyane cyane Kayibanda yakoresheje strategy yo kwinjira mu mashyirahamwe menshi ayabera umuyobozi. Yabaye umuyobozi wa kinyamateka, noneho agakoresha inyandiko za kinyamateka mu gukwiza ibitekerezo bya Parimehutu n'ibyo manifeste y'abahutu yavugaga. Yabaye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarimu, Association des Moniteurs, ryari rifite ikinyamakuru cyitwaga Kurerera Imana. None inyandiko z'ikinyamakuru cyitwa Kurerera Imana zikaza zigisha ibi bya manifeste y'abahutu. Inama zihuza abarimu, kandi abarimu babaga bafite ababahagarariye, bakava hose mu Rwanda bagahurira i Kabgayi. Kabgayi yabaye centre ikomeye, center of gravity ya genocide y'intangiro yayo ni Kabgayi. Abarimu bavuye igihugu cyose bakazi Kabgayi, inama bakazikora, bakigishwa n'ibingibi irondabwoko. Iza Trafipro zikabera i Kabgayi bakabyiga, Regio Maria bakabyiga, gutyo gutyo. N'idini ririmo. Hanyuma ibyo byose byatumaga bikwira mu Banyarwanda. Nahoze ndeba Noella na Tofira baturirimbira izi ndirimbo z'ababyeyi babo. Aba Parimehutu nabo nasobanuye kenshi uburyo bakoresheje itorero ry'abanyura amatwi. Mwarabifashe ni byiza, njye mbona n'abakozi ba minumwe barabisobanura neza. It's good, ni byiza. Ariko buriya izi ndirimbo z'urukundo no gusingiza u Rwanda ababyeyi ba Noella baririmbaga, twe twakuze batwigisha za Parimehutu kandi ziri mu Rwango. Uyu mwaka haraho nagiye nziririmbira abantu. Leta y'Abatutsi ijya kurangira, hishwe Musinga, hicwa Rwabugiri, uw'imperuka yabo yabaye Rukabu, iyumvira umurego wa Parimehutu. Utazumuhuta ajya reba Rwasibo, kandagira ubufundu abume n'umutwe, iyumvira umurego wa Parimehutu. Arapfa na Mutembe w'igikomangoma, ko yishwe na Nyabyenda w'umuporosoma, iyumvira umurego wa Parimehutu. N'izindi. Ariko murumva urwo rwango, iyo yitwa umurego wa Parimehutu, tukaza turi muri primaire, abarimu witwa ba Munyempara n'abandi bakazigisha abana. Abantu bakuze bigishwa ibingibi, bariya Abahutu mubona babaye abicanyi, nuko nuru rwango bigishijwe. Abafaransa baravuga ngo l'homme n'est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Ngo umwana avuka ari mwiza yangizwa na société akuriyemo. Bikindi niba yarakuriye mu muryango umwigisha umurego wa Parimehutu, akumva ko Parimehutu no kwica ari ubutwara, ari ishyaka, ntabwo bikinda azaba umuntu muzima. Barayagwiza niba yarakuze atyo, Kambanda agakora atyo, ni ibibazafata. Naha byavuye urwango rwarigishijwe, ntabwo rwahubutse, ntabwo ari impanuka sa accident, ntabwo ko n'umugambi nijya na migambi. Uyu muntu bababwira ngo witwa Rwasibo ngo akandagira ubufunda akabumena umutwe, biranyorera kubisobanura uko ni iwacu. Rwasibo ari mu bantu batangije izi nyandiko z'urwango za manifeste y'Abahutu. Ni umunyagitarama hari ahantu bita Mushubati. Mu mwaka wa 1959
ababirigi na Parmehutu bashyizeho gahunda, basanze agace ka ubwo bufundu ni akarere ka Nyamagabe, ahari imirenge ya Cyanika, Kaduha n'ahandi, hariya za Murambi ziri, kugira ngo rero bashobore gusenya ubufundu n'ubunyambiriri ndetse na Strida. Abashefu b'abatutsi barabishe, abatishwe barahunga. Noneho muri 59 mu kwezi kwa 12 bajyanayo abashefu ba Parmehutu bavanye Gitarama. Rwasibo rero bamuvanye Gitarama bamujyana gutegeka ubufundu, asimbura witwa Zimurinda wari umaze guhunga agiye i Burundi. Zimurinda yari umututsi. Rwasibo azanwa mu bufundu. Ubwo bufundu ni hariya imuramba aho urwibutso ruri, kugira ngo bahikerekezo. Ibunyambiriri ni Kaduha. Ibunyambiriri yari sheferi ya Ibunyambiriri iri muri teritwari ya Nyanza, nayo irimo abatutsi benshi. Parmehutu itahiganje. Kugira ngo Parmehutu ishobore kuhagera, shefu Birasa nawe yaramaze guhunga, bajyanayo umushefu wundi bavanye witwa Gashagaza, bavanye Gitarama nawe w'umuparmehutu ugiye gushinga Parmehutu Ibunyambiriri. Nuko rero abanyabufundu bahageze, abo Parmehutu bavuye Gitarama, nuko bahimbye iyo ndirimbo ibigisha ko haje umuhutu uje kubereka umuhutu nyawe, ngo utazi umuhutu ajya areba Rwasibo akandagira ubufundu akabumena umutwe. Nicyo bivuga, bivuze ko umuhutu uvukiye mu bufundu azaza bati dore Rwasibo yavuye Gitarama aje kubahindura, aje kuba umucunguzi wanyu. Donc umubano ngana ufatanye n'abatutsi ni mubureke, ibyo bikaba ibigwi. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi b'Igitwe, itorero ryabo muri icyo gihe ryahimbiye indirimbo Kayibanda, rigeranya Kayibanda n'umucunguzi Imana yohereje ngo aze gucungura abahutu, bamugiranya na Musa. Ni itorero ry'Abadivantiste. Perezida Kayibanda we, uwo niwe Imana yatumye, iti Kayibanda ugenda ushinge pariti, maze ukura abana banjye mu buja. Bon, baragereranya Kayibanda na Musa cyangwa Mose bitewe naho musengera. Musa Imana yamuhereje ngo kujya kuvana abayisirayeli mu Misiri. Umva bya bisigisigi by'iseminari biracyandimo ntibiranaho birajya. Noneho Musa aragenda bakura mu bucakara bw'Abanyegiputa cyangwa Abanyamisiri abagarura mu gihugu Imana yatoye. Noneho ubwo kubyigisha abahutu biravuga ngo Kayibanda n'abaparmehutu be, abo bagitera ba Rwasibo bagashagaza bazanye ni nka Musa Imana yahaye abahutu ngo ibavane mu bucakara bw'abatutsi n'ubugome bw'abatutsi, bikaririmbwa no mu idini sigaturika gusa. Ejo bundi nzagikirinda naho nzababwira ibyabo kwa gatandatu. Ntaho byasize. Njye mbabwira mwe abasenga avuga nti mwitondera amadini, hari abajya banyataka ngo ntacyo nyatwaye, amadini aremewe, imyemerere iremewe. Icyo mvuga ni ukuvuga ngo musenge ababishaka kuko n'uburenganzira, ariko mumenye icyo amadini yakoze n'ibyo yakoreshejwe. Hanyuma noneho mugire icyerekezo kizima n'amadini akoreshwe neza, akoreshwe yubaka, yigisha urukundo, kandi rwa rukundo rujye mu bikorwa. Kuko urukundo jewe nakuze mbona n'abapadiri, mbona n'abapasiteri, rwari urukundo rwo mu magambo, nta rwagiye mu bikorwa, never. Umpakanya zanza n'ibimenyetso tugendeho ndabibaha, ariko ndabibaha ku mugaragaro. Aha rero aba bantu, iri ronda bwoko ryavuye muri ya nyandiko, niyo nkomoko manifeste y'abahutu, niyo gitera niyo nkomoko rwose, niyo gitera. Udashaka kwibona atyo aribeshya, tout simplement aribeshya. Bimaze rero gucengera, ironda bwoko rimaze kujyamo rwose, ryashyizwe mu nyandiko, rishyirwa mu ndirimbo. Reka mbaho urugero rw'inyandiko ya Gitera mwamaze kumenyera zimwe na zimwe. Abanyarwanda bibonaga nk'abene Kanyarwanda bahuje umuryango, bahuje igihugu. Kayibanda, Gitera, Makuza, Rugira n'abandi benshi bose abanyaparmehutu baza bigisha ko atari bamwe. Inyandiko imwe ya Gitera yanditse ku itariki 27 z'ukwa 9 1959 yise ngo umunsi mukuru w'ibohorwa ry'abahutu ku ngoyi y'ubuja bw'abatutsi mu Rwanda. Ufashe iyo nyito nayo ukayegeranya na manifeste y'abahutu, yise ngo umunsi mukuru
w'ibohorwa ry'abahutu ku ngoyi y'ubuja bw'abatutsi mu Rwanda. Ni ukuvuga ko ufasha abatutsi bose bagize babi bashyize abahutu ku ngoyi y'ubuja. Ufasha abahutu bose nabo ubashyizeho ko bose barenganyijwe kandi barenganyijwe n'abatutsi. Nyamara iki gihe gitarandika inyandiko no mu bashefu n'abasushefu bamwe bari bakeya, nibo bari bake ku batutsi, ibyo nibyo. Ariko Rudahigwa yari yarabashyizemo. Sushefu Mbonyumutwa Dominiko yari yahawe akazi n'umwami Rudahigwa ayobora susheferi ya Ndiza ku Ndiza. Baritazari bica mu mpaka yari sushefu mu Ruhengeri. Otto Rusingizane nuko n'abandi. Ubusa abahutu nabo bari baragowe, bari ku ngoyi. Ariko mwumve ko Gitera bose arabashyira mu gatebo kamwe. Iri rero ni ikosa rikomeye kuba barafashe abatutsi bose bakabitirira ko bagiriye n'abahutu, babashyize ku ngoyi, banakoreshaga amagambo mabi cyane ko kandi n'abahutu bose bagowe babitewe n'abatutsi ko bagomba kwishyira hamwe bakarwanya ababatutsi b'abanzi babo. Mwumve iyo ngengabitekerezo ni mbi kandi niyo aba bantu bigishije. Dore inyandiko ya Gitera rero ndayisoma gusa. Batutsi bagatutsi, mwarishe, mwarasahuye, mwarabambye, mwatanze imiranzi y'abahutu, muri birura ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, mwarahotoye, mwaranize, mwarakandagiye, mwicariye abahutu, muri ababisha ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, mwarambuye, mwaranyaze, mwaratwitse, mwisha abahutu rubi, muri abanzi ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, mwicishije icumu, inkota, icyuma, amarozi, nibyo mugiye kwicishwa. Mwarakandagiye, mwaricariye, mukandagiwe mwicariye ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, urwo mwisha abahutu nirwo mugiye gupfa. U Rwanda rwose rurabanze, mugiye guhorwa ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, murashaka kwigenga, ni mwigenga ukwanyu. Abahutu bazigenga ukwabo, muri abakomunisite, muri ababuramana. Abahutu tuzakomeza iyacu, bagatutsi mwe ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, kuva ubu duciye ukwacu, ni muco ukwanyu, ntituvanze turavanguye, ni mwigenge twigenge. Bagatutsi mwe ni mugende rwiza. Bahutu bagahutu mwe mwigenge inyuma y'ibirura, barashaka namwe kubarya, bashaho mwe ni bagende rwiza. Okay, ndekeye aha. Iyi nyandiko iri kuri page imwe gusa, ariko inshuro Batutsi bagatutsi garukamo akabangiza, noneho bita ni ibirura mwagize gute, akayigarukaho iyo nyito yo gutongera. Noneho arasoza, noneho avuga ubutumwa Abahutu ati barashaka kwigenga, nibigenga ukwabo, namwe nimwigenga ukwanyu, n'Imana nimugiri yanyu nabo nibagiri yabo, ati nibagende rwiza. Inyandiko nk'izi murumva niyo ku itariki 27 Nzeri 1959. Nta rwego na rumwe, rwabo rwa leta, rwabo rwa kiliziya, rwabo rw'ahandi rwigeze rwamagana Gitera ngo rwamagane Kayibanda, rwamagana izi nyandiko, bavuga bati izi nyandiko niziveho nibakurikiranwe. Iyo biba ntabwo urwango ruba rwarakwiriye, nta ngengabitekerezo ya jenoside barabayeho, nta jenoside iba yarabaye. Urwango rwarabibwe. Murumva urugero kandi murumva uko rureshya n'uko rungana. Ibi rero mutabyumvise ngo twebwe abakuru twagize n'amahirwe yo kwiga tureka kwibasobanurira, ntacyo twaba turudukora, ntacyo. Reka njye ku musozo no kurambirana cyane kugira ngo bibyumvikanye. Mu myaka ya 1993 birantwara akanya gatoya, uru rwango rwari rwaramaze kubibwa muri ubwo buryo, rwarabyukijwe. Inkotanyi zitangira urugamba rwo kubohora igihugu, ntabwo ari ugutera, ntukavuge ngo zarateye, hateruje kugira nabi. Ni urugamba rwo kubohora igihugu kubera akakarengane n'urwango. Nanumvise na bari Donasiya haravuga ngo turi mu muhango. Uyu si umuhango, iki ni igikorwa cyo kwibuka. Umuhango ni akantu ko kwikiza kadafite icyo gasobanura. Cyangwa Nyirahonora nawe niwe muto yavuga ati inzira y'umusaraba. No, inzira y'umusaraba ni amahitamo Imana yahisemo ngo yohereza Yezu ngo aze kuturokora. Yabihisemo. Ntabwo Abatutsi bigeze baremerwa kuzarimburwa,
ntabwo bahisemo gukorerwa jenoside. Inzira musaba ari amahitamo. Oya, ni inzira ya jenoside, ni jenoside. Mujye mutinyuka, twigisha ntibavuga ibintu mujye muvuga uko byitwa. Kanyuze ku ruhande. Iri rondabwoko rero bararyigishijwe. Noneho ngiye kubaha urugero narone muzo muzi, ishyaka ryitwa CDR, Coalition pour la défense de la République, ryitaga ngo ni ishyaka rya rubanda nyamwinshi. Iri shyaka rya rubanda nyamwinshi byavugaga abahutu, ryashingiwe kugira ngo rirwanye amahoro, rirwanye imishyikirano yarusha hagati ya FPR Inkotanyi na leta ya Habyarimana, yari igamije guhagarika intambara, kuzana demokarasi mu Rwanda no kubaka amahoro mu gihugu arambye. Bo baza baje kubirwanya, bashaka kugaruka kuri rironda bwoko rya Gitera na Parimehutu, kugaruka kuri ya manifeste y'abahutu. Bakoze amatangazo menshi cyane, menshi. Minisitiri Abdallah, ngiye kuguha urugero rwa hari iwanyu. Mu byo bigishije kugira ngo CDR igire abayoboke, bakoraga amatangazo agenewe abahutu, birumvikana uko nibo yabwiraga. Noneho bahembye ikinyoma cyo kuvuga ko FPR ngo yica abahutu, bakanavuga n'abahutu yicaga muri buri komine. Neza kukubwira komine ndaguhenye, itangazo ryari ryanditse komine, bavugaga ko ni itangazo ryo ku itariki 19 Gashyantare 1992, rikavuga ko FPR Inkotanyi ngo yishe abahutu wumve 800 mu mujyi wa Ruhengeri. Mujyi wa Ruhengeri wari utarakura nk'ubu ngubu, tukizo hano uhisha abahutu 800, wabahamba hehe, byagenda bite? Turi muri Gashyantare 1992, ariko ndaza kukubwira impamvu iri tangazo barisohoye muri uko kwezi. Noneho bakavuga ko mu kwezi kwa Gashyantare 1993 ko muri komine Kidaho hishwe 2,000, abahutu 2,000 muri komine Kidaho. Komine karakantu gatoya, komine yari nka ni segiteri y'ubu ngubu, cyangwa se hari na segiteri ifite komine ebyiri. Abahutu 2,000 ni benshi cyane muri komine Kidaho, ubwo ni hari hafi ya urenze Musanze uri hujya Nkumba. Bakavuga ko yishe 800 muri komine Nkumba, 500 muri komine Kinigi iwanyu. Noneho ngo na 800 muri komine Nyarutovu, ukwezi kumwe Gashyantare 1993. Nabateranyije abantu usanga ni abahutu 4,700. Bitiraga ko FPR Inkotanyi yabishe 4,700 muri komine nye, ntibishoboka rwose. Ariko muri uku kwezi kwa 293, impamvu CDR yasohoye itangazo nuko mu Rwanda hari komisiyo y'impuguke mpuzamahanga zoherejwe n'imiryango 5 iharanira uburenganzira bwa muntu, zari ziyobowe n'umunyafaransa witwa Jean Carbonari, zirimo Barison de Forge, ba Philippe Dahinde n'abandi. Impuguke zoherejwe n'umuryango komisiyo ONG 5 mpuzamahanga, ziriho zikora iperereza mu Rwanda ku bwicanyi bwakozwe na leta. Harimo icwa ry'Abagogwe mu Rwankeri, nkuri mwaya makomine tuvuga. Nuko rero CDR yabyanditse ibyitirira ko ngo nabahutu bishwe n'Inkotanyi. Ibisohora icyo nuko yagira ngo ibeshye ikwiza iki kinyoma, iyi komisiyo ibyemere gutyo. Nicyo yari igamije. Hanyuma ubwo CDR iza noneho gusohora irindi tangazo ribwira noneho n'abahutu bakibuye na Cyangugu ko nabo bakwiye kuryamira amajanja, ko Inkotanyi zitari mu Ruhengeri na Byumba gusa, ahubwo ko na Byumba nako na Cyangugu na Kibuye zihari kandi zifite umugambi wo kuzaza kwica abahutu. Ko abahutu bakwiye kwishyira hamwe bakarwanya abatutsi baho, kuko abatutsi ari ibyitso by'Inkotanyi. Bararyandika ku itariki 20 Gashyantare 1993 bati ishyaka CDR rimaze kumenya ko umutwe w'Inkotanyi ugiye kugaba ikindi gitero mu Rwanda kizaza giturutse mu Bweyeye muri Cyangugu. Icyo gitero kigamije gufata perefegitura ya Cyangugu n'iya Kibuye, bityo Inkotanyi zikaboneraho kwigarurira Gisenyi ziturutse ku Kibuye, zinabifashijwemo n'ikindi gitero cy'ingabo za Museveni zizanyura mu Birunga. Nibyo yavugaga, avuga uburyo Bizimungu Dieudonné nyine bamuregaga bati iyo ndirimbo waririmbye kwari kuburira Inkotanyi, nyama ntabwo byari bihuriye na buke. Ati ishyaka CDR ryongeye gusaba imbaga y'Abanyarwanda bakunda igihugu cyabo, imbaga nyamwinshi, kwamagana byimazeyo amashyaka PSD, PR na PDC yiyemeje kurimbura rubanda nyamwinshi.
afatanyije n'inyenzi inkotanyi. Ibi bya rubanda nyamwinshi by'umugambi ngo FPR yari ifite ngo kurimbura abahutu ni ideology yakwijwe mu rubyiruko rwinshi cyane, benshi buriya bagiye mu ntera hamwe babyemera batya da ko FPR ngo ifite gahunda yo kurimbura abahutu, bagiye bazi ko bagiye kwirengera no kutazicwa. Kumabiriza urubyiruko rubeshya birashoboka, ari leta ibikoze rwose, nkuko kwigisha neza urubyiruko ukarura icyerekezo cyiza bikunda. Ndetse nahoze ndeba kare mu gitondo nshaka ingero ndi bubahe, noneho nza kujya muri za dokima mfite, nsanga mfite inyandiko ijyanye na projet y'ubuhinzi n'ubworozi yakoreraga muri komine 3 za Perefegitura Ruhengeri, komine Cyabingo, Ndusu na Gatonde. Ubwo ni agace kamwe ka Gakenke na Musanze. Iyi projet y'ubuhinzi n'ubworozi yahabwaga inkunga n'Abadage, yitwaga Siga. Siga ni impine ya Cyabingo, Gatonde, Ndusu. Noneho bandikaga ikinyamakuru, bafata ikinyamakuru cyitwaga Tuganire. Icyo kinyamakuru cyaba Tuganire nimero ya 17 yo mwaka wa 1991, harimo inyandiko ifite inyito ivuga ngo twishingira amashyirahamwe dore ko ariyo mizero ya rubanda nyamwinshi. Twishingira amashyirahamwe dore ko ariyo mizero ya rubanda nyamwinshi. Mwumvise ko rubanda nyamwinshi icyo byavugaga abahutu. Kandi uyu ni umushinga w'iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Minagiri, umushinga wa Minagiri, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ukorera muri komine 3 Gatonde, Ndusu na Cyabingo. Ariko inyandiko wandika igenewe abaturage bose b'iyo komine, abahutu, abatutsi n'abatwa, bariho baravuga ngo bashinga amashyirahamwe ya rubanda nyamwinshi. Turi muri 1991. Numva ko na projet igenewe guteza imbere abaturage bose iraza iri muri ya myumvire ya rubanda nyamwinshi, icyiciro kimwe gusa cy'abanyarwanda. Ibi rero ni nabyo mubona n'ubu ngubu musanga n'ubu haracyashingwa amashyirahamwe ashingiye kuri irironda bwoko, kuri aka kantu ko kwironda ku rwango. Iyo ndebye hari abakozi ba Minubumwe bashinzwe ikusanya amakuru ku byandikwa ku mbuga nkoranyambaga, iyo bankoreye raporo ya buri cyumweru y'ibyanditswe, usanga n'utudutsiko dushingiye ku bisigisi by'irironda bwoko n'urwango bakuriyemo. Bishyize hamwe batyo. Niyo murebye n'amashyirahamwe abantu babi bashinga hano mu Rwanda, ngo FDI inkingi, Darufu Murinzi, utwo twose dushingiye kuri irironda bwoko. Wabivuga natanga ikiganiro n'ubu haraba hari ngiye guha umugati, ejo barabyuka bajya kuri YouTube bati Bizimana yavuze Ingabire. Ingabire ni umwere yamubeshyeye. Ingabire muribuka aza hano mu Rwanda, ijambo rya mbere yavuze yabanje kuza ku rwibutso ati hano hashyinguye abatutsi ariko abahutu bishwe n'inkotanyi ntabo mbona. Agashinyaguro, ikinyoma. Iyo myemerere ni cyo ifite na n'ubu, ntabwo umuntu yahindutse. Nyina Dusabe Tereza yishe impinja mu ivuriro muri centre de santé rya Butamwa aho yakoraga, utwana akabyaza ababyeyi agafata impinja agahonda ku nkuta. Umukobwa we icyaha ni gatozi, by the way, byo ndabyemera nako bimeze, ariko kuri Ingabire ntabwo kiri gatozi kuko yaje ingengabitekerezo ya nyina arayifite, yabigaragarije aha ku rwibutso rwa Kigali. Ariko noneho no mu mikorere ye ya buri munsi, inkiko zimuhamya ibyaha, asaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku gihano. Umubyeyi w'igihugu amuha imbabazi kuri cya gihano yahawe, asohoka mu igororero. Ariko yageze hanze arongera bikomeza ngo kamere ntikurwa na reka, akurikiranwa ubu ngubu ku byaha yakoze, ntakurikiranwa ku byaha byamaze kumuhama burundu, yari yaraherewe imbabazi. Icyo naragisobanuye bucya. Hari abasore batungwa n'amagambo bahita bajya ku mbuga nkoranyambaga ngo navuze umwere. Ntabwo navuze umwere, navuze ibyaha byamuhamijwe mu butabera kandi atarareka. None se twebwe ngo twaba dushinzwe kwigisha, dushinzwe inshingano mboneragihugu,
harimo ubuvandimwe, harimo ubupfura, harimo ishyaka, harimo ubutwari, harimo ukuri, tuguce hejuru, turekwe ukwiza urwango n'irondera bwoko ryashenye u Rwanda, ingengabitekerezo ya jenoside tubireke bikomeze bikwire, hanyuma tujye tuza mu kazi buri gitondo, ukwezi gushire duhembwe ngo twujijwe n'mbanagihugu twaciye hejuru y'ukuri kw'amateka n'ibiriho. Oya, ntibishoboka, ntacyo twaba dukora. Ubu ngubu ndashoje, tugeze ku gipimo cy'ubumwe bw'abanyarwanda cyiza. Ibindi ho mvuga n'ibyo nyibiturimo, ariko n'ubusa gusa pe, ntibigire bitera ubwoba. Mwabonye barometa yo muri 2025 yagaragaje ko ubumwe bw'abanyarwanda bugeze ku gipimo cya 95 n'ibice 3%. Ibyo si ibinyoma, ni ukuri, n'ibyo abanyarwanda bagaragaza banishimiraho kubaka igihugu byavuye naho bigeze. Bihageze kubera imiyoborere myiza dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame Paul n'abo bafatanyije, dukesha FPR Inkotanyi. Iyo miyoborere myiza rero, uyu musaruro itanga ni twe, ni jyewe, ni mwe, twese buri wese uko ari aha, ushinzwe kuwushyigikira no gukomeza imikorere ituma igipimo kizakomeza kuzamuka. Igipimo cy'u Rwanda rwa twese, kuba twishimiye kuba turi mu Rwanda rwa twese, hafi ya twese turabyishimiye pe. Utabyishimiye ugafite ibindi ashaka ni bibi, ntabwo abeza tuzabimwemerera na buke. Mperutse kubona umuntu nabwo biturutse ku kiganiro nari natanze kwibi, avuga ngo nari nagaragaje ko uwo muntu yakoze ibiganiro byinshi bipfobya jenoside yakorewe Abatutsi bigoreka amateka, agira aho arabihakana, ariko mu kubihakana abwira uwo bakoranaga ikiganiro atari byo ngiye kukubwira, ariko ntunkontinge. Iyo ntimwabyumvise, ati kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi ati birandya ku mutima. Nyamara nibyo nari nasobanuye igihe nerekana, ariko arabivuga ati birandya ku mutima, ariko abwira uwo bakikonaga ati uramenye ntubigihitishe. Wa wundi biramucika arabihitisha, ubwo abayigaragaje uko ameze. Burya ukuri niko gutsinda. Iyo umuntu avuga ukura kuvuga yemi, bene abo ngabo sinanamutsinda ni mugenzi Yusufu, ari Yusufu. Nuko yamaze imyaka yose kumva n'imvano ari ibingiye bakwiza ururwango. Nagiye wabikiziguro mu ndatemwa nsobanura aho uwo mugambi wavuye, ko guverinoma y'abatabazi igihunga ikagera muri Kongo, bize strategy y'uburyo bazagoreka amateka, babishyira mu nyandiko bise umurage w'amateka, babishyira no bakora indi nyandiko bise ngo redynamisation de la campagne médiatique, yerekana uko bazajya bakoresha itangazamakuru mu kugoreka amateka no mu gufata jenoside bakayihakana, bakayigereka kuri FPR Inkotanyi nk'ibi bya Cedere nabasomeye. Ibiganiro bya mugenzi mumvo n'imvano ibya Augustin Karekezi ku Ijwi rya Amerika ni muri uyu mugambi byari birimo. Inyandiko zirikiriya zirabyerekana. Noneho mbisobanuye iwabo, ubwo atanga ikiganiro ku yindi radio ngo bagamije kunyomoza, ariko birangira yivuyemo. Harundi ejo bwe n'abantu baherutse kunyohereza, afashe mikoro ariho arata ngo ati mu tubari tw'i Kigali, ati ugiye mu tubari tw'i Kigali, ati Minisitiri Bizimana niwe muntu mu Banyarwanda wanzwe cyane mu tubari tw'i Kigali. Tubari tw'i Kigali. Bon, abo bantu banyanga kubera ukuri mvuga, ko n'ukuri mvuga nta unyangira icyo namutwaye. No, abo bantu banyangira ukuri mvuga baraboze, barapfuye ku mutima, badindijwe n'amateka. Abo rero tuzikomereza urugendo, basigara iyo bari. Rugamba yararirimbye ati ntumpeho, abo ntibazabaheho, abo butubari tw'i Kigali. Ariko icyo twifuza ni bazi, ni b'Abanyarwanda bazima, Abanyarwanda bazima rwose, nicyo kibafitiye akamaro, nta kindi. Isomo rero tuvanamo nuko mu nzego dukorera, nuryama ukabyuka mu gitondo uzajya uvuga uti nje gukora impinduka pe, nubaka u Rwanda rwiza, nkore ntanga umusaruro, nkorera Abanyarwanda bose, ntange serivisi uko zikwiye, nitange mpindura u Rwanda. Nicyo cyiza buri wese azasiga, nicyo kidufitiye akamaro. Inshingano buri wese akwiye kuvana mu gikorwa cyo kwibuka nk'iki ngiki. Ntabwo ari ukuza kwibuka nk'umuhango ngo tube dutegereje hanyuma twitahire, nta somo tuvanyemo mu kujya guhindura aho turi
aho dukorera mu myifatire ya buri munsi, mu myitwarire. Dushobora kugira intege nke y'umuntu n'umuntu, ariko bikaba intego. Murakoze rero, mugire umugoroba mwiza, ngo arareko ntashira, kandi u Rwanda rwacu ruzahora ari rwiza. Ibyo gusubira inyuma byararangiye, hazatsinda iteka ukuri. Murakoze.